Turakwakiriye rero muri studio yacu muri Bazatech TV. Nawe uhawe ikaze. Harya wari watubwiye ngo witwa nguki? Murakoze, nitwa Rwagitima. Rwagitima. Rwose no kuvuga ngo uherutse kumamagara urambwira ngo urifuza kuza muri Bazatech TV ukatubaza ku bintu bigendanye ngo nibyo dukora. No kuvuga ngo wagize amatsiko. Nagize amatsiko cyane rwose. Ngeze hano birantangaje. Ni ibiki bintu byagutangaje hano? Ibi by'amapasi. Hagombaga numvaga ko ibi byose atari ko mubikora. Amahanga wumvaga bino bintu mbese ujye ubibona ukumva ntago tubikora cyane rwose. N'amateleviziyo wayabonye n'ibindi byose. Ntacyo reka tuganire hano muri no studio. Warampamagaye ejo bundi umbwira ngo hari ibibazo ufite ngo ushaka kumbaza rwose, ariko Imana kimwe ko wageze amahoro. Urakoze cyane. Ngaho mbaza ngo haye umwanya wisanzwe hano kuri Bazatech TV, ngo haye umwanya rwose bizere kandi ko wishimye. Murakoze rwose. Mfite ibibazo nifuza kukubaza. Baza rwose. Bigera kuri 5. 5. Icya mbere, hari uburyo njya numva nk'abo duturanye bivugisha bati telefone iguye mu mazi umuntu ayishyira mu muceri. Kuko umuceri ushobora kugiza telefone. Urakoze cyane. Ubajije ikibazo cyiza cyane Rwagitima. Rwose ubajije ikibazo cyiza cyane. No kuvuga ngo hari ibintu abantu bibeshya muri telefone. Nizere ko rwose uze kunyumva ndetse n'abandi bantu bose bari kunyumva baze kuza kunyumva neza. Iki kintu cyo kuvuga ngo telefone ngo uyishyize mu muceri ntabwo kira kintu kibaho. Nuvuga ngo kira kintu ni scam. No kuvuga ngo umuceri urashyuha ariko ugashyuha gakeya. Iyo telefone ibashije kugwa mu mazi akagwamo ari menshi, akagwamo cyane, tuvuge ni y'amatushi cyangwa mo kimwe ni touch screen, amazi akagwamo cyane, akagwamo imbere. Tuvuge iguye nko mwibasi y'amazi cyangwa mu ndobo, amazi akajyamo cyane. Nuvuga ngo iyo uyikuyemo ukayishyira mu muceri nta kintu ubukoze. Nuvuga ngo ushobora kwikira mu muceri gashyuha gake ukabona iratse, ariko ibibazo bishobora kuzamo nyuma biruta cyane kurenza kuba wagenda telefone yawe ukayihereza umutekinisiye agahambura agakura mutwo tuzi tuba twagiyemo. Nukuvuga ngo ntabwo umuceri rwose ukora telefone, ntibazakubeshye. N'abantu mwaba muturanye rwose Rwagitima we, abantu mwaba muturanye bose icyo kintu ntabwo kibaho, ni scam. Aho ndanyuzwe. Hari akandi kabazo ngira ngo nkubaze. Hari uburyo nka telefone nkiye uyatsa ikiyandikira nk'uko ubona bimeze gutya. Tuvuge ukayatsa, nyereka turebe. Tuvuge nka gutya se ukayatsa atsa turebe. Wenda ubinyereke mbireba neza. Unari nywemo batiri yawe. Tuvuge nka gutya ikakomeza ikagira mu ijambo MTN. Cyangwa Airtel nayo bibaho. Airtel ngizi. Ugategereza ko telefone yaka ikaba yageza nimugura nejo. Byo byabiterwa n'iki? Ikanga gukuramo. No kuvuga ngo rino jambo rya MTN rikagumamo ntibashe gufunguka ngo ukomeze ujye muri programme zawe. Icyo nacyo ni ikibazo cyiza cya kabiri ubashije. No kuvuga ngo icyo kibazo abantu benshi muri iyi minsi bari guhura nacyo cyane. Ariko ibyo bibazo rwose uri umuhanga, ndagushimiye banze ukore hamwe. Kuko ndagushimiye cyane. Ibyo bibazo uri kubaza rwose ni ibibazo by'ubwenge. No kuvuga ngo ibyo bibazo biri kuba muri no minsi cyane ku matelefone ya Airtel cyangwa MTN ayaguraga 20. No kuvuga ngo ukuntu biba byagenze telefone muri no minsi kubera ko ubona barazishinga bagashyiramo application nyinshi, bagashyiramo n'ibintu byinshi, storage yayo ikuzura. Iyo yuzuye rero hari ikigerero bitagomba kurenza telefone yizimye bitewe n'ukuntu yuzuye n'amavirus arimo, telefone irakikanga gukomeza. Uvuga ngo memoire yayo mimbere habamo memoire iruzura ikazamo na virusi, telefone ikanga kwaka burundu, ikaba yagumisha miyorogo nk'uko bivuze nimba ari Airtel ikagumamo cyangwa MTN. Uburyo bikosorwa rero buroroshye cyane. No kuvuga ngo urayiformata. Bitufata telefone nimba ari y'umukiriya kuyiformata ntago bigora. No kuvuga ngo ufata ino power, ufata ino buto yo kuzimya. Iyi ngiyi wanakirijeho. Iki warangiza ugakanda n'iyi volume gukuramo. Uri kubona hano kandi ukuramo volume, urakanda wayizimije telefone cyane gutya wabikandira rimwe. Ihita ikuzana aho ugomba guformatira telefone, ukabona ahantu handitse kuba waristoringa telefone, ukayiformata
telefone iyi format kongera bushyashya ihita yaka neza. Nuvuga ngo ubukuyemo izo virusi, ubukuyemo ibintu byose, ariko amadata ubufitemo guhita uyabura, niba ari amafoto na bya bindi byose. Mu yandi magambo wakirinda kujya ufata telefone ngo wuzuze ibintu cyane. No kuyikonekita ku ma wifi menshi atandukanye birabitera. Nuvuga ngo hari amavirusi ahita azamo. Nizere ko uracyumvise neza. Uracyumvise aho ngaho. Bo ufite akabazo ka gatatu rero kandi. Hari ukuntu charginga telefoni, waye ukazi kamwe ijambo ero. Ugategereza ngo telefone yajyamo umuriro. Reka da umunsi ukira undi ugakurikiraho telefone yemo. Byo byaba biterwa n'iki? Uri umuhanga rwose. Ibibazo uri kumbaza rwose biragaragaza ko wagira ngo umaze iminsi ubisoma pe. Nuvuga ngo telefone nimba urambwiye uti ukabona nka telefone gutya iri urayicaginze yeretse kanye charging era. Noneho umuriro ntukomeze kujyamo. Nk'iya matushi cyangwa nk'iya touch n'ibindi byose hakaza amandi magambo. Era nta kindi gucaginga bigahagarara. Bigahagarara. Icyo kibazo nacyo ni icy'ubwenge. No kuvuga ngo ibyo bintu ikintu kibitera bikunda kuba cyane ku matelefone y'amatushi cyane cyane nk'aya Tecno cyangwa Airtel. No kuvuga ngo izi telefone ntago zagenewe gushyirwaho charger za fast charge. No kuvuga ngo izi charger zimeze gutya za fast charge ntago zagenewe gushyirwa kuri aya matelefone matoya. No kuvuga ngo yashyizeho umuriro uba mwinshi cyo twita ampere. Charger nk'izi zigira ampere nyinshi za fast charge. Izo ngizo iyi ampere iragenda ikajyamo igatwika agasirikwi ko gucaginga kaba kari mu hano. Iyo gahiye rero, iyo gahiye kubera ubwo umuriro mwinshi iri kwinjiza, iyo gahiye ko gasirikwi kabamo hano imbere gahita gatuma telefone yicometse itangira gucaginga gato, ka gasirikwi kubera ko kahiye kagahita gashyuha. Iyo gashyushye tayari biba birangiye ihita ihagarika kuko kaba kanahiye ihita ihagarika gucaginga ikavuga ngo charging error. Nuvuga ngo bibaye byiza rero ubwo waje riganda kwereka ibintu byinshi, bibaye byiza wagura kano gasharijeri. Urabona aka kanditseho Tecno, aka kamatushi rwose uretse nakwereke neza, karebe neza ukitegereze cyane. Ntabwo ubugomba kugura aka gasharijeri kameze gutya. Nuba bibaye byiza wagura bene aka gasharijeri. Aka ngaka niko umuntu agura, none yamara kukagura niko gacaginga izi telefone. Ntabwo ubugomba gukoresha izindi sharijeri bene izi ngizi, ntabwo ari byo. Ndetse n'izi zindi zose ntabwo ari byo. Urimo kubyumva? Iyo ushyizeho bene izi zitwika ko gasirikwi, niyo mpamvu bita byandika charging error. Uburyo bwo kubikosora rero, ko ndajya mubwira uburyo bwo kubikosora. Uhita ufata ino telefone ugakuramo icyo twita bracket agatima kayo k'imbere, ugashyiramo akandi kazima, ugahita wirinda kongera gushyiraho bya bicaje bimeze gutya. Ikosa riba rigiye burundu cyangwa mo kimwe. Ibyo byakunanda waba ubuze bracket ugahindura ka gasirikwi nako gucaginga kaba hano hejuru y'amatushi. Iyo uhambo tubibona hano amatushi niho kaba. Iyo ugahinduye ikibazo kiba gikemutse burundu. Rwose nizere ko ucyumvise. Ndacyumvise cyane. Tugiye ku kibazo cya kane. Twaje mbo noneho ibibazo rwose. Hari ikindi rero ugacaginga telefone igashyuha. Wayikora rwose kumva yashyushye cyane. Wanayikura wayibika ukageza na nimugoroba igishyushye. Byo byaba biva kuki? Tuvuge urambwiye uti telefone yawe urayicaginze ni touch cyangwa wenda na matushi nabwo, wenda tuvuge nk'iyi nka Infinix cyangwa izindi, ugasanga irashyushye. Ukayivana kuri charger igakomeza igashyuha. Umunsi wa mbere igashyuha, na nimugoroba ikageza neje igishyushye. Byaba biterwa n'iki? Ndagusubiza nta kibazo, ariko ibyo bibazo rwose ni byiza kuko abantu bagomba kubimenya. No kuvuga ngo iyo telefone ishyuha urayicametse irashyushye cyane nka touch cyangwa izi wenda z'amatushi n'izindi. No kuvuga ngo ishyuha rona we nangize telefone zose mba mfite hano ho ni muri bazateka amatelefone tuba tuyafite menshi cyane. Tuvuga izi telefone zose zirashyushye, uracometse zirashyushye. No kuvuga ngo iyo telefone yicometse umuriro ukajya muri, unakubwiye ngo buri iyo umuriro uvuye muri system charge uhita winjira mu kantu gagomba gucaginga telefone kagasirikwi. Ako gasirikwi gahita kajyana umuriro kuri batiri. Uri kubyumva? Ucometse muri chargeri, umuriro uragiye, wisuca
muri ako gasysteme gacishije muri memoire iri buze kugaragaza uko byandika wisuza muri batiri. Ni ibintu bikorwa mu matiyerisi make cyane ugicomekaho bihita byirukanga. Iyo rero telefone igizemo ikibazo kuri puraketi hariho PS zihiye, hari ama resistance ahiyeho cyangwa akadiode gato karahiye, habamo udu PS twishi buranza tukwereka. Nugaruka nuko uyu munsi numva bambashije bino nongera kugaruka wenda rwose mu kiganiro nk'iki none ubwo nzahambura telefone ndabona ibibazo ufite cyane bishingiye kuri telefone. Ubutaha none nugaruka nzayihambura n'ibyo ndi kuvuga byose mbikwereka. Nukubanga ihiye rero aka resistance cyangwa kandi ga PS habamo du capacitor, tu resistance, utwo dusirikwi two charginga cyangwa memoire yayo. Iyo gahiye kagisha telefone itangira gushyuha. Nukubanga ishyushye rero irashyuha telefone, nukuvuga ngo mu gihe cyose ibonye umuriro kubera ko ga PS gatoya kahiyemo kaba ari gatoya ushobora gushyira ku memoire agasigwa charginga, akandi kana ga capacitor gato, aka resistance cyaka diode two tuba muri telefone. Warubizi se muri telefone two tuntu twose tubamo. Nukuvuga ngo rero iyo hahiyema kamwe muri ibyo telefone irashyuha, igashyuha n'icyumweru cyashira. Kandi ikintu utanambwiye nuko wenda utabizi inarya umuriro kubi. Nukuvuga ngo umuriro wayo niba bamaragamo nk'umunsi wose ushaka kujya umaramo isaha imwe cyangwa iminota 15. Ubwo rero uburyo bikosorwamo uko nagiye nkubwira ko ndajya nkubwira n'uburyo bikosorwamo. Iyo bibaye byiza telefone yawe urayihambura, nimba ari telefone ya touch cyangwa iki ugapima neza. Giye kuri Nobaza Tech TV mberutse kwigisha abantu ukuntu bapima. Haro narabigishije nawe sinzi niba wararebye iyo video warabibonye wonye voltmeter ukundi ikora. Urapima ugahigamo ako ka resistance kaba kahiye cyangwa iyo circuit yo gucaginga. Nukuvanga iyo bipimye ukabireba neza urakabona. Iyo ukaranduye rero ukagakuramo telefone haye no kongera gushyuha. Bra kenshi bene akukantu kaba kahuje inzira niyo ukaranduye gusa kukarandura byonyine telefone bita bikemuka, niyongera gushyuha, niyongera kurya umuriro. Cyangwa ikindi cyanyuma waba wone utari kukabona wenda byagucanze ubaye utaje hano nko muri Bazateye uko twebwe duhita tubipima tugahita tubibona. Wagiye nko kuwundi wenda nk'iyo zakure uhita bracket yayo cyangwa motherboard ukayivanamo ugashyiramo indi nzima, ikibazo kiba gikemutse. Ariko niyo charger nanone ukayihindura kwa kenshi bituruka ku masharijeri. Amasharijeri aba meze y'amafast charge akunda kuzamura umuriro, azamura icyo twita ampere. Bene aya macharge n'andi yose aya ngaya bita amafast charge akunda kuzamura ampere. Nicyo kibazo kibitera rwose kandi gikemuka gutyo. Sinzi niba hari uko byumvise. Ndumva nyuzwe. Ariko gira rero inama wagira abantu kugira ngo telefone zawe zibe zamara igihe kirekire zidahuye n'ibibazo nk'ibyo ngizo ukunda guhura nabyo. Urakoze cyane. Ariko mbere yuko nagira inama abantu reka mbanze nongere gushimira. Ndagushimiye rwose, ndagushimiye kandi n'abantu bibanyu babwire bakore subscribe kuri no channel. N'umuntu ugesheje hano akore subscribe kuri iyi channel kubera yuko iyi channel niyo kwigisha ibintu by'ubwenge gusa. Ndagushimiye cyane rero mu gihe ngiye no gusobanura ibintu ugomba gukora kugira ngo telefone yawe uyirinde. Rwose wumve ko ngushimiye pe kudutekerezaho ukaduhamagara uko tuzaza hano muri studio za Baza Tech TV utubaze, kuko iyi channel niyo kubaza. Tubaze tugusubize tukemure n'ibibazo byawe. Nukuvuga ngo rero reka mbagire inama twihuse kuko si ngombwa ko dutinza bari kutureba. Kandi wari uri kumwe ushaka no gusubirayo, hanyuma ngo wagatike wisubirireyo. Urumva ndaje ngo wagatike wisubirireyo. Hanyuma nukuvanga inama twagira abantu. Inama ya mbere, telefone yawe niba ugiye kuyicaginga, mu kuyicaginga telefone niba ari smartphone kuraho pochette. Inama ya mbere, telefone yawe niba ugiye kuyicaginga ukaba uzi ko ugiye kuyirazaho ijoro ryose, kuraho pochette. Ufate telefone uyicaginge itariho pochette. Cyo kintu uracyumvise? Giye kubagira inama 5 z'ingenzi zatuma telefone yawe irambika marigiye nta n'ikibazo na kimwe kisi. Iya mbere urayumvise? Iya kabiri, telefone yawe nimba ari smartphone irinde kugenda uyikonekita ku mawifi yose ubonye, kuko nimba ugeze kubyumva haraho nigeze kuvuga ndakuvuga ngo ukwishyira ku mawifi menshi izanamo virusi, hari amavirusi yakira. Niba ari byiza rero niba unayishyizeho kuri wifi ukabasha guhita uyikuramo, ukaba wafata mu gihe gito ugahita uyikuramo ukajya aho bita muri recycle bin yayo ugakuramo ibyo amawifi wafashe nta kibazo. Ariko ubundi byiza irinde kuyikonekita ku mawifi yose ugiye ubona. Iyo nama urayumvise? Nayumvise. Aha. Inama ya gatatu rero, telefone yawe mu gihe wayinyagiranywe
uzi ko wenda wanyagiwe niba binoroshye cyangwa bikomeye wanyagiwe cyane, irinde kuyishyira kuri sharijeri utabanje gushaka agatambaro. Ufata agatambaro keza ukabanza ukayihanagura, tuvuga ko niba ari agatambaro ukayihanagura ahantu hose, banza uyihanagure ku buryo nta tuzi na dukeya telefone uyibonana mbere yo kugira ngo uyishyire kuri sharijeri. Hari inama ya kane ngiye kukubwira abantu benshi bakora, ari nayo cyane ugomba kumenya nabi wanyu n'abatekinisiye benshi babaswa uzabona babikora. Telefone yawe mu gihe ugiye kuyicaginga, hari abantu benshi bagifata bagahita bafata igisharijeri bagashyira mu kanwa, bagashyira ku rurimi. Biriya bintu ni bibi cyane, ni bibi, byangiza sharijeri bikanangiza muri systeme charge yawe ya telefone. Nujya no gukoresha telefone yawe ukabona umutekinisiye akubiseho kirimi gutya muri sharijeri, uzahita umubwira ati ma telefone yanjye uyizana hano muri Bazateke, kuko uwo muntu ntabwo ibintu azaba ari gukora abizi. Niba ugiye gupima ko sharijeri ari nzima, pimira kuri telefone cyangwa ushyiraho voltmeter, twarabyigishije. Shyiraho voltmeter ureke isohora volt 5 ubone kuyicagingisha telefone yawe. Ndumva iyo nama yumvise ya kane. Reka mujye inama ya nyuma rero ya gatanu. Inama ya nyuma, telefone yawe irinde kuyivugiraho. Nimba wumva telefone yatangiye gushyuha, gerageza telefone niba uri kuyikoresha ukabona iri gushyuha, uri kuyihamagariraho cyangwa iri gushyuha yambaye posheti cyangwa ubona ko ifite izindi protection, irinde mu gihe wumva yashyushye cyane gukomeza kuyikoresha. Gifata ukuriho posheti, niba ngombwa bimbaye na byiza wayizimya uyitereka ahantu iminota byibuze 20 mu gihe yashyushye cyane. Hanyuma iminota 20 nishira telefone yawe wongera uyatse. Iyo nama ni nama nziza kubera ko kwishyuha cyane bituma hashya ibyo twita ama processor yayo cyangwa ama graphique yayo ku buryo ushobora gushiduka telefone yawe yizimije. Nizere ko izo nama eshanu nguhaye zigufashije, kandi na bagenzi bawe abo muzahura bose uzagenda ubabwira uti muri Bazateke rwose bangiriye inama. Urazumvise se? Ndazumvise. Murakoze cyane. Uranshimiye. Murakoze cyane. Reka rero nguhagatike wigendere nawe, sibyo? Kandi wagize neza n'abandi bose baza hano kuri Bazateke kuko tubahatike. Nukuvuga ngo tubahatike, reka nguhagatike wagize neza, urumva? Wagize neza rwose kuza kuri Bazateke TV, kandi ibi bibazo rwose nizere ko ari cyo bikumariye. Ariko birafashije cyane. Telefone wajya guyifata ukayicaginga iriho za posheti n'ibindi byose. Niko nabikoraga. Ariko ubu ndasobanukiwe. Urasobanukiwe. Ngaho rero ngaho turi kumwe ubwo ibihe byiza.